Shalom kandi tuguhaye karibu kuri wowe tubana hano kuri iki gicaniro cya Senga Uruhoke. Imana y'amahoro guhumugisha kugirire neza, cyane cyane wowe wakoze subscribe. Turagukunda, tuguha agaciro, tuza hano kubera wowe wakoze subscribe. Nyagasani Yesu Kristo akwagurira imbago, guhumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amateka yawe ahinduke kuba mashya. Imana Data twese ntigusige ukuri umugisha uva kuri iki gicaniro, ukomeho mu izina rya Yesu. Nawe uzije ari ubwa mbere, ufunguye ari ubwa mbere kutumva, tugende udakoze subscribe, kandi ujye wibuka gukanda like na share. Ibyo bifasha gusakaza izi nyigisho zikagera ku bantu benshi, cyangwa ubutumwa bwiza bukagera ku bantu benshi, kuko abababaye n'abari mu mwijima ni benshi. Iyo ukanze like bituma aho hantu huri YouTube ihohereza iki cyigisho ukagisakaza aho hantu. Bityo rero wakora share ugasangiza abantu ijambo urimo nyine. Uragira gute? Uramamaza za nyigisho ku bantu nyine, ubutumwa bwiza n'umurimo w'Imana ukaguka gutyo. Ababikora rero mwese muhabwa umugisha. Imana ibagirire neza, ihindura amateka yanyu, ihindura ubuzima bwanyu, ihure n'ubuzima bwanyu, ihure n'imibereho yanyu mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Tuje kuganira ijambo ry'Imana. Iryo tuje kuganira, turaganira ku ndago za kirozi, tunazisenye mu buryo bw'isengesho, cyangwa se nibinashoboka nitubona umwanya utadukundiye tuzakora isengesho ryihariye rimenagura indagu ziri ku buzima bwawe. Indagu ni iki ku buzima bw'umuntu? Iyo umuntu, indagu ni iki ku buzima bw'umuntu? Zafekta zite wa muntu buri muraragurizwa? Nicyo tugiye gukora. Indagu ni iki? Zimaze iki? Zishobora kwafekta iki, cyangwa zishobora kugutwara iki kuri wowe mwana w'umuntu mu isi y'umwuka? Data, turaguhamagaye kano kanya. Ibi ngibi ntitwabasha kubisobanura, ntitwabasha kubimenya, kuko ntitwigeze tuba abarozi, ntitwigeze dukora ku kazi ngo tubashe kumenya icyo indagu zabasha gukora ku buzima bw'umuntu. Ariko Yesu Kristo we waduhamagaye, ukaduhamagarira uno murimo katika jina la Yesu wo kubohora abantu bawe katika jina la Yesu, no kwigisha abantu bawe kugira ngo mwami babashe kubohoka no gukira. Ndaguhamagaye Yesu Kristo we wampamagaye, manura umwuka w'ubwenge, manura umwuka wo guhishura, yambara ubwonko wampaye, yambara ibitekerezo wandetsemo, yambara umutima, yambara akanwa kwa jina la Yesu Kristo. Nanjye ubwanjye menye byinshi muri iri jambo, n'abaza bagana iki gicaniro buri wese ave hano ajijutse, ahishuriwe ukuri mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Kandi ntibigarukire mu kumenya no guhishurirwa, ahubwo buri wese ufite icyo kibazo cyo kuragurizwa, uriho indago mwami, zisenyuke zimenagurike. N'ufite ibibazo biterwa n'indago zose zagiye zihiga ubuzima bwe, mwami icyo kibazo kirangire mu izina rya Yesu Kristo, kirangire mu mbaraga z'umwuka wera. Ndatura ngo kirangire Yesu Kristo. Urakoze mwami w'abami, tuguhaye ikaze. Fungura umutima wa buri wese wo muri twe, ufungure mu izina rya Yesu, kugira ngo uhinduke umutima mwiza, uhinduke umutima katika jina la Yesu. Wakira ijambo ryawe, kandi n'amatwi ya buri wese uri kutwumva yafungure kugira ngo abashe kwakira kwa jina la Yesu. Umwanzi urwanya ijambo mu mitima yacu, akarwanya ijambo kugira ngo tutaryumva, tutaryakira, tutarisobanukirwa, toka pepo ninakuamuru ufe. Roho ya kuzimu kufa kwa jina la Yesu. Roho inayoiba neno kufa kwa jina la Yesu. Ndatura ngo umwuka w'ibi jambo muri twe tsindwa, w'ibi jambo kuri uyu nguyu hano kuri iki gicaniro tsindwa mu izina rya Yesu. Amazina yose ndatura ngo buri wese mwami uje kuri iki gicaniro ahezagirwe, kandi ahezagirwe n'iri jambo, kandi iri jambo rimubohore. Ni mu izina ry'abambwe agapfa akazuka. Amen, 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 amen. Imana iguhe umugisha. Ijambo indagu
ijambo indagu riboneka muri Bibiliya inshuro zigera muri enye. Ijambo indagu ni ukuvuga ngo iyo Bibiliya ivuga ikintu kirenze rimwe, kikaza kabiri, kikaza gatatu, ni ikintu ibishaka kugira ngo ikwemeze ko kiriho. Ni ikintu ibishaka kugira ngo ikwemeze ko kiriho. Ubwo rero uba ugomba kucyitondera, ukamenya ko ugashaka kugira ubushake nawe bwo kumenya icyo kintu. Noneho sasa ijambo kuraguza riboneka muri Bibiliya inshuro zigera muri eshatu nazo. Indagu ni inshuro enye, kuraguza inshuro eshatu. Kuraguza n'indagu ni umugenzo wa gipagani, ni umugenzo w'uburyo bwa kirozi. Ubijyamo ujye umenya ngo wagiye mu bintu byo kuroga, uba winjiye mu isi y'umwijima, wagiye kuyiragurizamo, kubaza amakuru, gutata cyangwa gushaka amakuru mu isi ya kirozi. Ni ibintu Imana yanga. Noneho zopetese kiriya horiya. Hano turabona tugiye gusoma amwe mu magambo. Turasoma hano Abami ba kabiri igice cya mbere kuva ku murongo wa gatatu. Abami ba kabiri igice cya mbere kuva ku murongo wa gatatu kugeza ku murongo wa gatandatu. Kuva ku murongo wa gatandatu. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ngo ariko marayika w'Uwiteka abwira Eliya w'itishubi ati, haguruka ujye guhura n'intumwa z'umwami w'i Samariya, uzibwire uti, mbese icyatumye mujya kuraguza Beelzebubi ikigirwamana cya Ekurani, nuko nta mana iri muri Israheli? Icyo nicyo gitumye Uwiteka avuga ngo ntuzabyuka ku gisasiro uryamyeho, ahubwo uzapfa nta kabuza. Nuko Eliya aragenda. Intumwa zikimirana zigaruka ku mwami, arazibaza ati, mugaruwe n'iki? Ziramubwira ziti, twahuye n'umugabo aratubwira ati, nimugarukire aho musubire mu mwami wabatumye, mumubwire muti, Uwiteka avuze ngo, mbese icyatumye wohereza abo kuraguza Beelzebubi ikigirwamana cya Ekurani, nuko nta mana iri muri Israheli? Ngo nicyo gituma utazabyuka ku gisasiro uryamyeho, uzapfa nta kabuza. Kuraguza ni umuco wo kubaza cyangwa se gushaka amakuru uyakuye mu isi ya kirozi cyangwa se mu isi y'umwijima. Uyu muhango rero ni umuhango buriya abapfumu bagira ijisho rya kirozi, abarozi bagira ijisho ryabo rya kirozi. Abasha kureba imbere hawe akahabona. Ibyo mvuga ni ukuri. Umurozi abasha kugira imbere, abasha kubona imbere hawe akahabona. Igihe wowe ushidikanya, umurozi we ushobora kuba uri mu ubuzima bugukanda, ubuzima wowe ubona bukubangamiye, ariko umurozi yajya kureba, yajya areba imbere hawe akabona uzaba uri umukire, akabona uzaba uri umutunzi, yareba imbere akabona urugo rwiza, akabona abana beza, akabona. Ndajya nkubwira ngo intambara zucamo n'ibibazo urimo uracamo kano kanya nta kindi ni ibigamije kuzimya imbere hawe abarozi babonye. Narakubwiye ngo Satani ntashobora gukora adafite abantu bitwa abapfumu, abarozi, abakonikoni. Iyo rero Satani yashaka guhagarika imbere hawe, ahagurutsa nk'aba barozi, abakonikoni, yabahagurutsa bakabona ejo hawe, akabatiza amaso yo kubona, akabatiza amaso yo kureba mu myaka 10 imbere yawe, akabatiza mu maso ho kureba mu myaka 20 imbere yawe. Ashobora no gutiza umurozi kureba mu nda yawe umwana uhari ninde. Umva ukuntu Baramu yabivuze hano. Ndashaka kukwereka ko umurozi abasha kureba imbere hawe ho mu myaka myinshi.
hano kano kanya urahita usobanukirwa impamvu y'ikibazo cy'umwana wawe. Wowe unteze amatwi ufite umwana ufite ikibazo, mwana ufite ikibazo cyo kubura ubwenge mu ishuri, cyangwa ukabona ufite ikibazo cyo kurwaragurika ku mwana wawe, unteze amatwi ukaba ufite uruhinja ubona rurwaragurika buri kanya, menya ngo hari isi y'umwijima yatangiye kurondora inyenyeri y'uwo mwana muto. Kandi here igihe ikibazo gitangiye kuza, menya ngo inyenyeri nibwo iba yabonetse. Muhumure, ejo Imana nibimfashamo nzategura icyigisho cy'inyenyeri. Mwebwe gusa mukomeze kutureba, mukomeze kuduha subscribe, bidutera ishyaka ryo kugira ngo dukomeze kubana namwe mu buryo bwo kuzana ijambo ry'Imana ribafitiye umumaro, rituma mujijuka, rituma mumenya byinshi, kandi tukazana n'amasengesho yabasha guhagarika ibyo ngibyo, tukagerageza kuyacisha ahangaha kugira ngo buri muntu wese ayigana ajye amenya uburyo agomba gusenga. Uwabinaniwe akaba yumva yuko twamufasha, akaza tukamufasha. Hano rero ngiye kukwereka ko umurozi afite ububasha bwo kureba imbere h'umuntu mu gihe kirekire. Reka dusome hano mu gitabo cyo kubara 24 n'umurongo waho wa 17. Handitse ngo, ati ndamureba ariko subu, ndamwitegereza ariko ntandi bugufi. Inyenyeri zakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa Isiraheli, izatigisa inkiko z'i Mowabu, izatsinda hasi Abasheti bose. Edomu hazahindurwa Seyeri, naho hazahindurwa abaho bari ababisha b'Abisiraheli. Ubwoko bwa Isiraheli buzakora iby'ubutwari. Urumva, uyu ni Balamu. Balamu, wibuke, witwa Baraki yamubakiye igicaniro cyo kugira ngo icyo gicaniro kivume Abisiraheli. Kandi igicaniro cyubatswe byari ibicaniro 7. Buri bicaniro uko ari 7 byagombaga gushyirwaho amaturo y'ibitambo. Kandi koko hari hashyizwe ibitambo kuri buri gicaniro cyose cyari kiriho igitambo. Hari hariho ibitambo by'amapfizi 7 y'inka n'intama 7. Noneho bimaze kubakwa, uwitaga ko ari umuhanuzi agiye kurekura umuvumo, akawurekurira ubwoko bw'Abisiraheli, yatangira guterura amagambo mu mwuka, ijisho rikamwereka inyenyeri izaturuka mu bwoko bw'Abisiraheli abo ngabo agiye kuvuma. Agakurura mu myaka 400 gutyo, kuko mbere y'ibi ngibi uyu Balamu yarebaga, yabonaga ibizaba nyuma y'imyaka 400, hagati ya 400 na 600. Yakurura akavuga ati ndamureba ariko subu. Yitegerezaga Yesu muri icyo gihe kiwe, agakurura akabona inyenyeri ya Yesu, akavuga ati ndimo ndareba inyenyeri y'umuntu uzaturuka mu bwoko bw'Abisiraheli, ndimo ndamwitegereza. Ariko kandi ndakurura nkumva ntabwo ari ibya hafi hano. Bakozi b'Imana dufite umwuka w'Imana, urasenga ugakurura ukumva umugisha ku muntu, ariko ukumva swigi suwa bugufi bw'ahangaha. N'abarozi rero ibyo barabikurura, baragukurura mu mwuka bakakumva ndetse bakanakubona, nkuko natwe abakozi b'Imana dukurura tukanabona mu mwuka, kuko Imana yaduhaye ayo maso. Imana ntabwo yaduhaye amaso y'inyuma gusa, nishimwe ko yaduhaye n'amaso y'imbere abasha kureba ndetse akareba kure cyane. Akomeza kuvuga ati inyenyeri zakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa Isiraheli, izaragiza inkiko z'i Mowabu, izatsinda hasi Abasheti bose. Hano uyu witwa Baraki abwiwe ibizabaho
mu bihe bizaza birenze imyaka irenga hagati ya 100 na 600, abwiwe ko abonye inkoni zaturuka iyo ngiyo. Inkoni bisobanura ubwami, bisobanura ubutware, bisobanura ikintu gikomeye, ubwami, ubutware. None akavuga ati iyo nkoni rero, iyi nkoni ndi kureba, iyo nani ndi kureba, akamusobanurira ati inyenyeri zakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami, agakurura akabona inkoni y'ubwami, kabona inkoni y'ubwami. Inkoni isobanura ubutware, isobanura ubwami, ariko ubwo bwami akabona ko buzaza bugasenya igihugu cye. Uyu mwami Mowabu nyine witwa Baraki, bugasenya igihugu cye, bukagitsinda, bugatsinda n'andi mahanga. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, ntibanze kuri ibi ngibi, namwereke ko umurozi afite ubushobozi bwo kureba imbere. Reka turebe se kano kwanya ntarakomeza, iyo Baramu yari iki? Baramu yari iki? Uyu nguyu wagize ubwo bushobozi, wagize ubushobozi bwo kureba akabona mu myaka 400 ibizaba kuri iki, ibizaba kuba Mowabu. Reka turebe mu gitabo cyitwa Yosuwa igice cya 13 umurongo wa 22. Ntabwo ndatandukira, ndacyari ku mwuka wo kuraguza n'umwuka wo kugira gute w'indago. Ngo kandi Baramu mwene Bori w'umucunnyi, Abisiraheli bamwicishije inkota hamwe n'abandi bose bishwe. Wumvise yuko mu gite cya Yosuwa arimo ararwana n'Abanyakanani n'Abahiti n'Abahivi n'abandi bose. Yategetse ko uyu Baramu, uyu nguyu tubonye wavugaga ngo ndamureba ariko si ubu ngubu, ntari bugufi, wari ufite iryo jisho, wari wagiye kuvuma Abisiraheli, ariko Imana ikazajya ihindura, yajya kurekura amagambo ngo avuge amagambo y'imivumo, Imana ikamucishamwe amagambo meza. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, imivumo irafata. Imana iza kumenya ko imivumo idafata. Ntabwo yari gukabukira Baramu, ntabwo yari kuzajya ihindura amagambo mu kanwa ka Baramu. Baramu yajyaga guterura amagambo ati ntago navuma Imana itavuma. Shuti mukundwa, ibi ni imivumo ya kirozi. Imana iguhanagura umuvumo wa kirozi mu izina rya Yesu Kristo. Tuzategura ikigisho cyihariye n'isengesho ryihariye ry'icyo kintu. Rero sasa ubwo tubonye uyu mucunnyi Baramu yari afite ubushobozi bwo kureba. Nandi bavuga rero sasa umugenzo wo kuraguza ni umugenzo wo gushaka amakuru kuri wowe, ni umugenzo wo gushaka kureba imbere hawe, ni umugenzo wo gushaka kumenya urinde, ukomoka he, uri mwene nde, uzaba iki. Iyo umurozi rero yakumenye biciye muri izo ndago, hatabayeho Imana, ashobora kugukerereza cyangwa akica ejo hawe. Nongere mbisubiremo, umurozi iyo yamaze kumenya amakuru yawe, akabona imbere hawe mu mwuka, hatabayeho umuntu usenga ngo ube umunyamasengesho wisengera ubuzima bwe, umurozi ashobora guhagarika ejo hawe cyangwa akahakerereza. Kuko mu ndago niho bakurura, niho bashakisha, bakamenya ngo urinde wande, wavutse kurinde wande uzaba nde, uzaba iki. Mu isi ya kirozi bakabibona. Zimwe mu ntambara ucamo rero, nako hafi ya zose, ni intambara zikombata, ni intambara zigamije kuzimya ubuzima bwawe, ni intambara zigamije kwica ubuzima bwawe, ni intambara zigamije gupfobya imibereho yawe no gupfobya wowe, ni intambara ziba zigamije kugira ngo utagera ku cy'Imana yakwandikiye. Waba ukijijwe waba udakijijwe, Satani arakwanga. Waba ukunda Imana cyangwa utanayikunda, ndavuga Imana yaremye ijuru n'isi, Imana y'ukuri, umenye ngo Satani arakwanga, kandi akwangira mu bantu be, nubona umuntu akwanga, menya ngo hari Satani wamwinjiyemo, kuko Satani ni utwanga. So rero icyitwa indago
twazibonye ko zigaragara muri Bibiliya inshuro zigera muri enye indagu. Noneho inzi ndagu tugiye kureba mu gitabo cya Esiteri, turebe ukuntu Morodekayi Hamani ashaka kugira ngo afatishe ubwoko bw'Abisiraheli, yigiriye inama yo kumara umwaka wose ari kuraguza. Umwaka wose araguza. Igihe wowe ucika intege zo gusenga kwawe kukaba uko ari rimwe na rimwe. Reka dusome ibi byanditswe byombi. Esiteri igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 6 ngo abona yuko gufata Morodekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Morodekayi. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura Abayuda bose bari mu gihugu cya Ahasuwerusi cyose, ari bo bwoko bwa Morodekayi. Maze mu mwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma, mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani, baraguza inzuzi zitwa Puri imbere ya Hamani. Baraguza iminsi yose n'amezi yose uko bikurikirana, bageza ku kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Urumva hano ijambo ritubwiye ngo iki? Ritubwiye ukuntu Hamani amaze kumenya ubwoko ko Morodekayi ari wo mu bwoko bw'Abisiraheli, kukumenya amaze kumenya. Hariho abakumenya inshuti yawe, hariho bamenya aho ukomoka, hariho bamenya aho uturuka. Mwibuke twigishije ku nyigisho y'inkomoko, hariho bamenya aho ukomoka naho uturuka. Uyu Hamani nawe amaze kumenya ko Morodekayi ari wo mu bwoko bw'Abisiraheli, ngo yumva yuko gufata Morodekayi bidahagije, ahubwo yumva yuko agomba kumufatana n'ubwoko aturukamo bwose akaburimbura. Mbere yuko rero ashyira mu bikorwa icyo yari yapanze, mwebwe wowe upfa gukora ikintu gutyo gusa utabanje kujya mu isi y'umwuka. Abangaba bari bazi yuko hari isi y'umwuka ibashisha umuntu gukora ibyo yifuza gukora, hari isi y'umwuka ibashisha kugera ku muntu ibyo yifuza kugeraho. Wowe upfa gukora gutyo gusa, ugatangira umushinga ugapanga umushinga wo kubaka inzu ntacyo ubanje gukora. Panga umushinga w'ibyo byose ugapfa gukora gutyo utabona nta hantu uhurira n'isi y'umwuka. Isi y'umwuka izakunaniza nureba nabi. Ariko uyu Hamani we suko byagenze. Mbere yuko apanga kurimbura ubwoko bw'Abayuda, ngo ahera mu kwezi kwa mbere atangira kuraguza. Ukwezi kwa mbere araraguza, ariko ngo babikora iminsi yose. Ukwa kabiri araguza, ukwa gatatu araguza, kandi buri munsi ko niko yatangiye gushakisha amakuru y'umunsi mwiza. Indagu nicyo zivuze. Indagu zisobanura gushaka kumenya wowe uriwe no gushakisha kubona umunsi, time, igihe cyiza bya bintu byashobokeramo, no gushakisha kumenya igihe, ukwezi kwiza, igihe cyiza bintu bashobora kugufatiramo. So batangira n'ikindi zivuze. Umuntu ujya kukuraguriza, bivuga ngo akajya kukuraguriza, nta kindi abashakisha amakuru yawe no kureba yaguteza mu giga ryari, ese ni ryari byazakunda agasunika kanseri igafata umuntu, ni ryari azakunda agasunika imivuduko y'amaraso ikinjira mu bantu, ni ryari bizakunda akaguteza krize, ni ryari byakunda. Ni ukwe kwezi kwiza yagufatiramo, yakuboha akakuzika. Ni ukwe kwezi kwiza yagufatiramo agasenya urugo rwawe. Ni ukwe kwezi kwiza yagufatiramo akazajya kuraza amajoro utaryamye udasinzira. Ni ukwe kwezi kwiza yagufatiramo yasenyeramo business yawe ugasubira hasi. Icyo nicyo bivuze mu isi y'umwuka. Isi y'umwuka no kuvuga ngo uwayinjiyemo akinjira mu gice cy'abadayimoni, akinjira mu gice cy'isi ya kirozi, ntabwo
ntabwo apfa gukora ikintu gutyo gusa, ntabwo ahubuka. Bamwe mu batazi isi y'umwuka nibo bapfa guhubuka bagakora ibintu uko biboneye, ariko mu isi ya kirozi si uko bigenda. Noneho sasa ngo bamara iminsi yose baraguza bakoresheje inzuzi cyangwa inzuzi, bakoreshaga inzuzi ngo zitwa puri. Noneho ibaze rero ko batangiye mu kwezi kwa mbere, ngo mu kwezi kwa mbere baraguza, kwezi kwitwaga Nisani, ngo baragurisha inzuzi zitwa puri imbere ya Hamani, baraguza iminsi yose. Ubwo urumva yari yagiye imbere y'abapfumu, Hamani b'abapfumu, noneho abaha icyo kiraka, mundagurire mundebere minsi yose ni gute nafata ubu bwoko nkabutsemba. Ibintu mubona biba byabanje gutegurwa mu isi y'umwuka. Noneho rero sasa inkuru ikomeza kutubwira ngo babikora amezi yose uko akurikirana, nyamara wowe usenga rimwe ejo ntiwongere gusenga. Usengerwa n'umuntu ejo ntiyongere kugusengera ukumva ko birangiye. Ijambo ry'Imana avuga ngo musenge ubudasiba. Imana ijya kuvuga ngo musenge ubudasiba, yari izi yuko muragurizwa buri munsi, yari izi ko murogwa buri munsi, yari izi ko mutongerwa buri munsi, yari izi ko babohera buri munsi. None Imana ikavuga ngo nawe senga buri munsi, kuko hari indirimbo twajyaga turirimba tukiri muri za Sunday school ndi umwana muto, tukaririmba ngo korera Imana, kwa Satani we barabira ibyuya. Kwa Satani ntabwo baruha, bakora ubutaruha, bakora buri munsi. Noneho kumva yuko gusenga ari igikorwa ugomba gusenga rimwe gusa, cyangwa se ukakibonera ugasenga rimwe na rimwe gutyo gusa. Gusenga ni igikorwa gikorwa buri munsi. Nuramuka uteye imbuto yawe ukigendera ntiwongere kuyikurikirana ngo ugire igihe cyo kubagara ya mbuto no kuyitera imiti kugira ngo ubukoko butica ya miti, ntuzigere wibwira ko uzasarura. Nunasarura uzabona umusaruro muke. Uhereye igihe utangiriyeho gusenga, igihe ukorewe deliverance, nicyo gihe uba ugomba guhita winjira mu rugamba rwo kurwanira ejo hawe no kurwanira ubuzima bwawe. Ejo hawe harakureba mu nshere. Yego, hari igihe umuntu aba akeneye uwundi muntu kugira ngo abashe, kandi kuko niko bigenda mu isi. Turakenerana nuko rimwe na rimwe hari abantu ubona bo baragukeneye, ariko bo ntibamenye yuko nawe wabakenera. Mu isi turakenerana. Imana yashyizeho ibintu bibiri. Tuvuye aho ngaho, baraguza iminsi yose, amezi yose 12 barabikora buri munsi. Muri iyo minsi bamaze baraguza, bageze aho ngaho ubwo uko bateraga inzuzi zabo niko bashakishaga ukwezi kubereye. Inzuzi zabo ziragenda zibereka ukwezi. Reka dusome turebe izi nzuzi zaberetse iki. Ngo hanyuma Hamani abwira umwami, umva noneho sasa, ngo bagejeje, ngo reka dusome dukomeze. Ngo inzuzi zitwa puri imbere ya Hamani baraguza iminsi yose n'amezi yose bikurikirana, bageza ku kwezi kwa 12 kwitwa Dari. Ubwo urumva ukwezi kwa mbere bari batarabona amakuru, ukwezi kwa kabiri kugeza mu kwezi kwa 12 niho babashije kubona iki amakuru. Noneho Hamani ava aho ngaho. Ngo hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati, hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose. Amategeko yabwo ntahura n'ay'ahandi mahanga, kandi ntibumvira amategeko y'umwami. Nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Umwami nabishima iteka ricibwe baryandike. Wabyumvise ko iteka rijya ricibwa mu isi y'umwijima, ugacibwaho iteka utabizi,
ariko Imana ishimwe ko handitse yuko abari muri Kristo Yesu twebwe nta teka tuzacirwaho, ariko bararica, teka rijya ricibwa mu isi ya kirozi. Ngo umwami nabishimye ngo nanjye nzatanga itarantu n'ifeza n'inzovu, nzihe abanyabintu bo mu bwami bazishyire mu bubiko bwe. Hatanzwe ibiguzi, abantu Hamani arabaguze, ariko muri uko kugushaka kugura ubwoko bw'Abisirayeli, inshuti mukundwa, ushaka kuba unyumva waraguzwe utabizi, ndakwaturaho kugira ngo wakuguze, kagutangaho inkoko mu bapfumu, kagutangaho ihene mu bapfumu, kagutangaho inka mu bapfumu, ashaka kugura ubuzima bwawe. Zopetese kiriahoria rapata sakaraya akurekure kwa jina la Yesu Kristo. Ibigwizi byose watanzwe mu bapfumu mbitesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Mbirimbaguje izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa kazuka. Mbirimbaguje amaraso Yesu Kristo abohora ko ibikomeye n'ibitangaza ayo watanzwe kugira ngo nawe ugurirwe Imana Data twese. Zoropetese kiriahoria acira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ndumva hari umuntu Imana irimo irabohorera muri iri jambo. Hari umuntu Imana izanye hano hantu, izanye kuri iki gicaniro cyitwa Senga Ubohoke, kugira ngo imukure mu maboko y'abamufite. Wari uri mu maboko y'umurozi, wari uri mu maboko y'umupfumu, wari uri mu maboko y'umushitsikazi ugushika, wari uri ku bicaniro bya kuzimu. Va kuri ibyo bicaniro mu izina rya Yesu Kristo. Va kuri ibyo bicaniro, muvayeyo katika jina Yesu, mugaruye mu buzima bwawe. Urakoze mwami ko uyu muntu mugaruye. Reka dukomeze, ako ni umwuka waruncakiye kubwawe wowe uri muranyumva. Reka dukomeze. Hatanzwe ibiguzi, ariko muri uko gutanga ibiguzi umwami nigeze atekereza kabiri. Nawe uraje wumva icyo umwami Ahasuwerusi yasubije. Ntabwo yigeze atekereza kabiri, umva ikintu yasubije. Kubera iki? Amezi 12 muri uko kuraguza bashakisha umunsi mwiza, ni nako bafataga umutima w'umwami, ni nako bafataga ubwenge bw'umwami, kugira ngo Hamani naramuka agiye imbere y'umwami ahite yemera ibyo amubwiye byose. Ntabwo yapfuye kugenda gutyo ngo yihuruze. Yamaze umwaka wose arimo araraguza, arimo arakomunikana n'isi y'umwuka yiwe y'abazimu n'abadayimoni. Arimo araraguza, yaraguza, akaraguriza Abisirayeli, akaraguriza n'umwami. Mwami yaje kwisanga rero, dukomeje tugasoma, yaje kwitanga n'ibiguzi bari bagiye gushyira mu bubiko bwe, kuko nyine byari byatongerewe, nawe yari yatongerewe. Umva icyo umwami yashubije. Indagu ni ikintu gikomeye cyane. Ngo nuko umwami yambura impeta ku rutoki ayiha Hamani mwene Hamedeta Umwagagi, umwanzi w'Abayuda. Umwami abwira Hamani ati, ifeza uzihamanire, kandi ubwo bwoko ndabuguhaye, ubugira uko ushaka. Direct umwami yisanze atanga abantu ayoboye mu gihugu cye. Wabyumvise mu isi y'umwuka, ukuyoboye ashobora kugutanga. Ashobora kugutanga ku Mana, ashobora kugutanga kwa Satani, ashobora kugutanga mu majini, ashobora kugutanga mu mizimu, ashobora kugutanga mu badayimoni. Umwami rero atanze ubwoko, aranavuga ati ifeza uzihamanire, ntazo nkeneye. Impamvu amubwiye ngo uzihamanire nuko hari imbaraga zari zafashe umutima w'umwami, ziramutongerwa muri iyo mezi 12 yose. Hamani arimo araraguza. Ntago cyari igikorwa cyo kuraguriza Abisirayeli gusa, amaze kubona n'umunsi agomba kuzabafatiramo, yatangiye gutongera bashika n'umwami, kugira ngo naramuka mugezeho ya myuka iri kuri Hamani, umwami yisange amuha icyo yifuza. Umwami rero yaje kwisanga atanga ubu bwoko nawe atazi ibyarimo, kubera umwaka wose w'indagu zakoreshejwe n'uyu Hamani n'abo yakoranaga nabo muri uwo mwaka wose, aribo bapfuma, aribo bakozi ba Satani. Noneho we rero sasa ngo urishitura, ngo nushaka abakozi b'Imana, ngo nushaka ngo uzirwanaho. Reka mubwire,
Eliya na Elisha, Mose na Aroni, Elisha na Gehazi. Abigishwa Yesu yatumaga babiri. Wowe urashaka kubaho wenyine, kubaho nyamwigendaho, kandi ntabwo Imana ikunda buriya kajagari. Shaka umuntu umwe aze mu buzima bwawe, umuntu umwe abahagije mu buzima bwawe. Igihe wagize amahirwe, iyo uri umuntu udafite akajagari, ngugira inama, udafite uruzerero n'urubuyero, usaba Imana, ukabwira Imana uti Imana, umuntu mu mwuka ugomba kuzajya umfasha muri izi ntambara mpagazemo. Mana, mu muntu ntabwo nishoboye, wavuze babiri, umuntu wo kumfasha. Iyo umubonye umatana nawe, Naomi na Rusi na Naomi, kugira ngo Imana igire icyo ikora mu buzima bwawe, hari umuntu ugomba kuza mu buzima bwawe, umukozi wayo. Kugira ngo Satani agire icyo akora mu buzima bwawe, hari umuntu uzaza umukozi wa Satani, ufite tekinike zo kuragura, ufite tekinike zo gutongera, ufite tekinike zo kuba ku gicaniro cy'imyuka mibi, cy'imyuka y'abadayimoni. Uzi tekinike z'isi, igice cy'umwijima, ibyo yakora akakuvangavanga akaguhemukira. Nuko nguko Satani akora. Ariko Imana nayo, iyo igihe cyageze cyo kugira ngo ikore ku buzima bwawe, izana umuntu wayo uzi tekinike z'isi y'umwuka, uzi uko yasenga agapangurura imigambi y'abazimu, uzi uko yasenga agapangurura imigambi y'abarozi, uzi uko yasenga akica imigambi y'incakura, kugira ngo zidasoza imirimo y'amaboko yazo. Yes, reka dukomeze ubundi nzozo. Twavugaga ku ndagu ni mbi cyane. Ndagu zifata umuntu mu mwuka. Indagu zimenyekanisha uriwe mu mwuka. Indagu zimenyekanisha hejo hawe. Indagu zimenyekanisha ukwezi kwawe kumugisha. Zikamenyekanisha igihe umuryango ugiye gukinguka w'ubutunzi. Zikamenyekanisha igihe fiyanse agiye kuza. Zikamenyekanisha igihe uzabona, igihe akazi, igihe ugiye gutera imbere, igihe ugiye kwaguka. Buriya nubona urugamba rw'akazi ukabona ahandi, iyo ubonye ibintu bitangiye gucucumba, nyine ibintu bitangiye kuba bibi, ujye umenya ngo mu isi y'umwijima hari icyo gitero kiba kigabwe, hari ibyagaragaye imbere yawe bigiye kubaho, hari imigisha bigiye kuza. Ariko ubwami bw'umwijima kuko bwaburabutswe biciye mu murozi agahita agaba igitero, ati krize igacucumba, ibibazo bikaba byinshi, indwara zikaba nyinshi. Wowe nugira ijisho ritareba rero, uzavuga uti ndapfuye ndashize. Ariko nugira ijisho rireba neza, uzamenya uti hari umugisha uri imbere yanjye. Satani ahagurukiye kuzimya biti, niyo mpamvu ahagurukije bino bibazo. Hari umukonikoni, hari umurozi wandagurije umaze iminsi ungenza, abonye cyari kigiye kuba, ahagurukira kurwana. Nawe haguruka winjire mu rugamba, haguruka winjire mu ntambara, muntu w'Imana. Nta musivili wagera ku mugisha y'Imana, nta musivili Imana ikeneye. Imana ikeneye abasoda bayo mu mwuka. Imana ikugirire neza. Reka dusoza rero nakubwiraga indagu ni mbi cyane, zirica zironona. Uburozi bw'indagu burakaze cyane. Ngo bukeye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere, bahamagara abanditsi b'umwami bati, bandika, wumvise ngo bukeye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere. Kumbe mu mwuka hari ukwezi bashakishaga. Mu mwuka hari ukwezi, babonye ukwezi kwa mbere, babona umunsi w'itariki 13, ngo ku munsi wa 13 egal ni itariki 13. Babona ku itariki ya 13 ariyo tariki nzima, hagomba kwandikwa iteka. Ubwami bw'umwijima burategura nshuti, barozi barategura, ntago bapfa gukora ibyaha. Nimwe abana b'abantu bamwe batazi isi y'umwuka nibo bapfa gukora, ariko abarozi bo barategura. Babona ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere ariwo munsi bagomba guteraniraho, ngo bahamagara abanditsi b'umwami, bandika ibya Hamani ategetse byose, babyoherereza ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe
batwara ibihugu byose n'ibikomangoma, uko byandikiye, uko imyandikire yabo iri, ishyanga ryose n'ururimi rwayo ruri, babyandika mu izina ry'umwami Ahasuwerusi, bashyiraho ikimenyetso cy'impeta. Uwiteka avunagure ibimenyetso byose byandikiwe, ibimenyetso byose biboshye ubuzima bwawe, byashyizwe ku bigomba kukubaho, byashyizwe ku byago bigomba kukubaho. Ibyo bimenyetso ndabimenaguza izina rya Yesu Kristo, ndabimenaguza amaraso Yesu Kristo, ndabimenaguza imbaraga z'umwuka wera, ndabimenaguza ijambo ry'Imana, kuko handitse yuko nta ntwaro bacuriye kuturwanya izagira ikigutwa. Buri kimenyetso cyose gifunze ubuzima bwawe cikamo kabiri mu izina rya Yesu. Buri kimenyetso cyose gifunze imibereho yawe cika mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami ko hari abantu uri kubohorera muri iri jambo. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru. Hari abantu uri murabohora, hari abantu uri murakiza, hari abantu uri murakura mu maboko y'abaruzi. Ndakwatura kugira ngo imbaraga z'Imana zigukure mu maboko y'uwakuguze, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Reka dukomeze noneho duhite dusimbuka tujya ku murongo wa 13 ngo nuko bohereza inzandiko baziha intumwa zizijyana mu bihugu by'umwami byose, ngo bice abayuda bose, abakuru n'abato, abana n'abagore, babarimbure babamareho umunsi umwe, ari wo munsi wa 15 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari. Umva, baje kubona itariki 15 z'ukwezi kwa 12 ngo ari wo munsi wa 13. Yes, ntabwo ari wa 10. Babonye itariki 13 z'ukwezi kwa 12. Babonye ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa 12 urumva ko ari wo munsi. Wibuke hari umwaka wose bafashe baraguza, uwo mwaka barawusoza, ariko babona umwaka ukurikiyeho mu kwezi kwa 12 itariki 13 ko ariho bagombaga kurangiza abayuda. Nshuti mukundwa, indagu zerekana ibyo. Ikimwe mu burozi bw'indagu bugaragaza, indagu zigaragaza igihe gikwiye, zikayobora abarozi umunsi bagomba kukugirira nabi, ukwezi bagomba kugirira nabi. Indagu ziyobora abarozi zikabereka umunsi bagomba kugiriraho nabi n'ukwezi bagomba kugiriraho nabi. Aka kanya mu mbaraga z'umwuka wera ndonone indagu zose ziri ku buzima bwawe, mu mbaraga z'umwuka wera, buri ndagu zose zerekanye ubuzima bwawe, zikerekana ukwezi ugomba guhuriramo n'ikibazo, ukwezi bagomba kukwangaza, ukwezi bagomba kugutezamo impanuka, ukwezi bagomba kuguteza urupfu rutunguranye. Izo ndagu sekiriya ndazisiba mu izina rya Yesu. Handitse yuko indagu z'amahanga Uwiteka zihindura ubusa, ndatura ngo indagu z'abarozi zihinduka ubusa ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo, zihinduka ubusa ku buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha. Reka ngarukira aha ngaha. Mana y'amahoro ikugirire neza, Mana y'amahoro igutabare. Ubaye utarakanda subscribe yidukandire, ni inyungu kuri wowe, ni umugisha kuri wowe. Kanda subscribe. Shalom shalom. Mwari kumwe na Pastor Justus. Amen.